itorero rya Kristo ryitwa ubwiru bwa Kristo. Rero ubwiru ntabwo bumenywa na bose. Impamvu ikintu cyitwa ubwiru nuko hari abakizi n'abatakizi. Niyo mpamvu itorero rya Kristo ntabwo rizwi na bose. Kuko iyo bavuze itorero, umunyarwanda ashobora kuryumva mu buryo butandukanye. Hari itorero ry'ababyinnyi, hari amatorero ni menshi. Ariko abanyarwanda bakoresheje iyo jambo kuko nta rindi wenda babonye. Ekikaleo nabahamagawe ariko nubwo bakiri mu isi ariko sabisi. Ari umugambi barimo ubariho ukurikiranwa. Ikintu nyamukuru tukwiye kumenya kuri uyu mugoroba kubyerekeye gusobanukirwa itorero ko niwo mutwe w'amasomo turiho. Tuzakomeza no kuwa gatanu w'igitaha mu byerekeye iri somo. Twasobanukiwe ko amateraniro yose yitwa itorero arimo abahamagawe by'ukuri, bemewe n'Imana, bazi icyo bari cyo muri iyi si. Hariho n'abandi Imana itabara ko bari muri ekleziya yayo. Kuko ukwiye kuba warahamagawe, Kristo akaguhamagara, kandi umuhamagaro ukagaragara noneho ukuntu wowe ubanye n'iyo si yakuvanyemo guhamagara. Nkuko ntari w'isi namwe ntago muri abisi. Ese hari ikintu kigutandukanya n'isi? Mu mitekerereze yawe, mu mvugo yawe, mu migenzereze yawe, mu mikorere yawe. Ese hari ikintu kigutandukanya n'isi? C'est ça. Y a-t-il une ligne de démarcation? Est-ce que tu te démarques par rapport au monde? Hari ikintu kigutandukanya n'isi? Uzumva abantu bari mu matorero imvugo yawe imeze nk'iyo mu isi. Nimwe mubyumva? Ibigambo mu isi bavuga nibyo nabo bavuga. Urashaka kuvuga ati ese imvugo yonyine ishobora kwerekana uri we? Yes. Nago ndi bukujyana handi kuko isoko tuvomamo ni Bibiliya. Petero yihakanye umwami inshoreke yakoraga ku mutambyi mukuru Kayafa. Yaravuze ngo nawe wari kumwe nawe uri mu bigishwa be. Petero ararahira. Hanyuma ikintu yabwiwe niki? Ngo n'imvugo yawe irabyerekana. Niyo basi kuba yaragenanye na Yesu imyaka 3 n'igice byahinduye imvugo ye. Murabyumva? Imvugo yawe nubwo wabinijyarye ukabeshya abantu urakijije ugatwara Bibiliya 10. N'ibitabo by'indirimbo 33 n'akajwi kakaririmba neza, ntabwo bizatinda hari imvugo yawe izakugaragaza ati wowe rero urishushanya. Rero nashaka kubabwira iri somo ni ry'ingenzi kuko birashaka ngo umenye impanda nivuga uzamenye ko riyerma wari mu itorero rya Kristo, ariyo ekleziya, ekikaleo, abahamagawe bagashigwa ku ruhande kugira ngo berezwe Uwiteka. Cyangwa wewe wari mu itorero ariko ntabwo waruzi ibyo ari byo. Ukwiye kubimenya kuko impanda nivuga abantu benshi bazasigara. Ko Yesu azahagarara mu bicu hariya, marayika ukomeye, marayika mukuru archange azavuza impanda. Umwami Yesu arangurura n'ijwi ryarindi yakoresheje ahamagara Lazaro ave mu gituro. Azahamagara iki? Ntabwo azavuga ngo kanaka, azavuga ekleziya. Amen. Hanyuma ekleziya izamuke. Nuvuga ngo ibyitwaga idini n'ibyitwa amatorero bitari byo bizasigara. Murabyumva? Kandi abari muri ekleziya Imana yabashizeho ikimenyetso, bafite umwuka wera. Imana yahabwa icyubahiro.
abo rero bazazamuka noneho ibintu bisobanuke. Hanyuma usanga umuntu yaramaze imyaka 30 adasiba amateraniro mu itorero rye, ariko ntiyigeze aba muri ecclesia. Abahamagawe bakavanwa mu isi, bakaba ubwoko bw'Imana, bakezwa nayo. Ijambo kwezwa ibyo bita mu Gifaransa sanctification, cyangwa sanctification mu Cyongereza, ni ukuvuga ngo ni umuntu ashizwe ku ruhande. Ndi mu isi ariko ntabwo ndi muri yo mu buryo bw'umwuka. Amen. Yesu yagenze muri isi ariko ntabwo yari uw'isi. Nabo yahamagaye muri ecclesia ye bari mu isi, ntibarajyanwa mu ijuru, ariko ntabwo bari ab'isi. Umutware w'isi arazi ko atarabe. Amen. Nawe ukwiye kumenya ko utaruwe, uri muri ecclesia. Haleluya. Uri muri ekikaleo, warahamagawe, urategereje umwami, ariko ntabwo umutegereza wifungirana nka baba le Carmelitera, ahubwo wowe uramutegereza uri mu isi umukorera, wamamaza amashimwe yaguhamagaye, akakuvana mu mwijima agushyira mu mucyo wayo utangaje. Amen. Aho niho ukwiye kumenya icyo ari cyo agakiza. Urabona impamvu isomo kandi ari y'ingenzi, kuko abantu bamwe bibaza ko agakiza ngo nako ku giti cyabo. Gukizwa nawe urakizwa ugashirwa muri ecclesia. Amen. Ukwiye kumenya gukizwa n'ingaruka yabyo. Ibyo rero bizana rero kukwereka babandi bibeshya ngo jewe ngo nsengera hose. Oya, kuko ecclesia igizwe n'amatorero lokale yose yo kwisi. Amatorero ari mu Mana Data no mu Mwami Yesu Kristo. Bango na amatorero yubakiye muri Trinite y'Imana. Aho rero mukwiye kubimenya kugira ngo tube turi abantu tuzi ko Imana nivuga tutazakorwa n'isoni. Birababaje kuba uzi ko Imana izavuga ariko ugasigara. Imana imaze kwerekana mu buryo butandukanye yuko Imana iri hafi kuvuga. Imana izana revelation. Uretse Biblia, Imana ikazana yerekana ko Biblia yavuze biri hafi ko. Gusa ntago tuzi umunsi n'isaha, ariko ibihe tubirimo. Ijambo ry'Imana riri hafi gusohora. Ariko ikibazo nuko abantu benshi ntago babizi. Buzuye matorero gusa, ariko ntago bazi n'itorero icyo ari cyo. Muri buri torero kare ryose ku isi hari abari muri ecclesia, hari n'abatayirimo. Wagize muri itorero ry'Imana hose aho riri hari abari muri ecclesia, hari n'abatayirimo. Nimuke kubimenya. Wagize ce n'est pas la dénomination. Église Bethel, Zion Temple, Église catholique, ntabwo ari dénomination ecclesia. Ecclesia nabo bose Yesu yahamagaye bakaba babaho baziko atarabisi, yuko bacunguwe, yuko batakira babo, umwami niwe ubategeka, babayeho kubwe, babeshwaho nawe. Abo rero bari mu matorero yose y'Imana nzima ari mu Mana Data muri Kristo kubw'Umwuka Wera. Rero ntabwo ari dénomination yitwa ecclesia. Ça c'est très important. Mwanyumvise? Église Bethel ntabwo ari yo ecclesia. Mwanyumvise? Aya matorero yose muri Kigali ugenda akadigati ngo church yini ngwizi ntabwo ari zo ecclesia. Ariko ecclesia iri muri zo mu gihe cyose zihagaze mukuri kw'ijambo ry'Imana. Est-ce que mwanyumva? Amen. Aho rero bituma rero za ntambara z'amatorero tushobora kutazijyamo, kuko ntabwo ari Beteli kizwa.
hakizwa abari muri yo, ariko kandi ntabwo ari bose. Mwabyumvise? Ibi rero ni ibintu mukwiye kumenya. Niyo mpamvu ni mukwiye kugenda murwana ishyaka ry'amadenomination, muzajye murwana ishyaka rya Ecclesia. Imana ihabwe icyubahiro. Mwabyumvise? Kuko ntabwo hakizwa denomination, hakizwa ubugingo bw'abantu Imana ihamagara noneho bakajya hariya. Rero nabasabaga bane data, ndarangije, ntuzigere uta umwanya wawe mu madenomination. Mwabyumvise? Ça sert à rien. Uzirikane ko uri muri Ecclesia, yuko wahamagawe mu mutima wawe, hari kubwira ngo Yesu yarampamagaye, amvana mu isi, amvana mu buhenebere bw'isi, anshira muri Ecclesia, anshira mu iteraniro rye, tukaba turezwa ku munsi tugerageza kumunezeza. Amen. Twamamaza ineza ye muri isi y'umwijima. Icyo ni ikintu très important. Hano ibintu bibabaje cyane. Dans toutes les églises genda urebe, bamwe n'abaturiste gusa, jya kureba ubuzima bwabo, rien du tout. Ntibazi niba barahamagawe, ntabyo bazi. Uko bari imbere batarakandagira muri denomination, reka mvuge denomination, niko bameze. Gukizwa birahindura imitekerereze yawe, birahindura imvugo yawe, birahindura uko warebaga ibintu, birahindura kila kitu. Imana ihabwe icyubahiro. Impanda ivuze muri iri joro hano, ni bangahe bari muri Ecclesia? Ni bangahe mu mitima yabo umwuka wera ahamiriza ko bari muri Ecclesia? Bazaturumbuka biruka nk'abasazi, kuko yakwimanda izavuga bamenye ibyabaye. Wayuzi? Aho ni ubwirasi bwose n'ibitekerezo bipfuye bizagaragara. Kwezwa ngo mushishikare kwezwa, kuko utejejwe ntabwo aza. Pourquoi est-ce que umwuka yaravuze kwezwa hariya mu Baheburayo 12? Sanctification. Uvuga ngo gushishikara kwezwa ni ugushishikara kuba muri iyi si bikagaragara ko utayibamo, biboneke ko wowe ubayeho kubwundi ari we Yesu Kristo. Tu as mis ta vie à part. Sanctification veut dire se mettre à part pour. Hari ibyo isi ivuga je ntashobora kuvuga, hari ibyo isi ikora ntashobora gukora, kuko jewe ndi muri Ecclesia, ndiyo nderezwa umwami wanjye. Amen. Je vis pour et par lui. Yewe ni Ecclesia. Ntabwo ari kuba muri denomination ngo jewe ngo, ntabwo ari ibyo. Kuvuga waravanywe mu isi, ntabwo Imana yashimiye guhita igusarura kujyane, kuko uracyafite imirimo. Imana yakugumije mu isi kuva yaguhamagaye muri Kristo, kugira ngo uyibere umucyo, ubere isi umucyo, nibyo batubwiye, kandi uyibere umunyu. Isi imenye ko wowe wahamagawe na Kristo, ntibazigire bakwitiranya, babimenye sans confusion. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Rero mu ijambo rimwe, twebwe twarakijijwe, twebwe turi muri Ecclesia, twebwe turakorera umwami, vuba tuzitahira iwacu. Hallelujah. Kandi umwuka araduhamiriza, niyo mpamvu dufite amahoro. Ntabwo twebwe tutegereje urubanza, twebwe dutegereje umunsi w'amahirwe wo kuzaseruka k'umwami wacu.